Ndagusuje cyane cyane nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Reka nkubwire ko uyu munsi nshaka kugaruka ku kintu cyitwa kuzana amavangingo cyangwa se kuzana amazi. Ni ibintu byinshi bitandukanye bibivugwaho, ariko icy'ingenzi nashaka ko tugarukaho uyu munsi ni ukuntu abagore benshi bakunda kumpamagara batandukanye bambwira bati umugabo wanjye yambwiye ko agiye kunca inyuma da, ntabwo njya nzana amazi, ese nzabigenze gute? Umumama duherutse kuvugana muri iyi minsi we yarambwiye ati rwose na bya bintu byinshi bavuga narabiguze, narabinyweye, nanyweye imiti nsigaje yawe miti niyo nsigaje, kubera yuko rwose iyo abandi bampaye iyo naguze hirya no hino nta kintu yamariye, na n'ubu nta mazi ngira, ariko ngira ububobere buhagije, ariko amazi wapi. Aturetse rero ko n'umugabo wanjye ambwira ko yenda kunca inyuma, ariko nanjye ubwanjye ndumva nifuza kumenya ngo ibyo bintu by'amazi bimera gute iyo bije. Twaganiriye cyane rero, twaganira umwanya munini, ariko reka nawe ufite iki kibazo utarampamagaye cyangwa se utagira na nimero zanjye cyangwa se utanategereje kumpamagara ariko wumva wifuza igisubizo kirambye, reka nawe mbikubwiriremo. Icyambere ni uko kuzana amazi ubundi ntabwo ari ikibazo kigomba guhinduka ikibazo cyo kujya kwivuza nk'aho warwaye malariya, nk'aho warwaye ibisebe, nk'aho warwaye ibiki. Icyo ngicyo ni icyambere. Ariko mbere yuko nkigarukaho cyane, njye ndibaza kubera iki umugabo agira iyo assurance yo kukubwira ngo nzaguca inyuma, ngo njyewe ngo nzikuzanisha amazi abagore, ariko wowe ngo ntuzana amazi, kandi ari kubikubwira mwarashakanye, ari kwirata ko azi kuzanisha amazi abagore. Mbese yagiye mu bandi bagore benshi, warabizi, iyo abagezemo biraza. Ariko wowe ukaba wabura iyo assurance yo kumbwira uti rero umugabo wanjye nkunda, buriya nanjye ndabizi ndaryoshye. Umva ndabizi ko ndyoshye, niba ntakuryohera ubwo ni wowe utazi uburyo umuntu aryoherwa n'umugore, kuko nanjye ndabizi. Icyo gihe nyine waba umubwiye ko waryamanye n'undi mugabo urenze we. Of course hari abagore baba bararyamanye n'abandi bagabo barenze umugabo wabo bafite, ariko udapfa gushobora kubimwirataho, udashobora guhingutsa ngo umubwire ngo ngiye naryamanye n'abandi bagabo kandi narabaryoheye cyane. Ariko umugabo we akakubwira ngo ngiye naryamanye n'abandi bagore, ngo nzi kubazanisha amazi, ariko wowe ngo narayakuzanishe ngo byaranze. Abagabo murimo murumva ikibazo kirimo? Murimo murumva ukuntu uba utangiye gutorotira umugore wawe? Icyambere utangiye kumushinja ko ngo afite ikintu cy'ikirwara gituma atazana amazi, ngo ararwaye, ntabwo ari muzima, ariko ugatangira no kumwirataho yuko ujya mu bandi bagore, ngo ujya mu bandi bagore ngo kandi bo ngo bazana amazi. Uri kwibaza iyo torutire? Ubundi iyo twinjiye muri bya bindi byitwa GBV, byitwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ubundi uba utangiye kumuhohotera n'ukuri. Mu mutwe psychologically uyu mugore wawe uri kumwangiza, uri kumuhohotera. Sibyo, icyo ngicyo tukiveho tugaruke ku bintu by'ukuri. Kuzana amazi birashoboka yuko umugore ashobora kurangiza ubuzima bwe bw'umugore atigeze azana amazi na rimwe, ariko adafite ikibazo cyo kuzana amazi. Ibyo nabigarutseho kenshi, ahubwo kubera yuko nawe ubwo atarabasha kwisanzura cyangwa no kwirekura bihagije ngo agere kuri iyo etape yo kuyarekura, cyangwa se kubera ko umugabo atajya amukorera ibyo yakabaye amukorera ngo abashe kuyazana. Umugore twaganiraga yahise ambwira ati hoya, ati nukuri, ati nanjye mbona abizi pe, ati mbona abizi. Ndamubwira ntarabizi. Wabibonye gute ko abizi? Ngo arabizi pe. Okay, mbese azi gukubita hahandi pe agakubita? Kwa kundi abanyarwanda tujya tuvuga ngo gukubita hariya ngo niko ngo byitwa kunyaza, ukumva nyine wabikoze. Ariko nshuti yanjye, ntabwo abagore bose bazanye amazi bayazana kuko bakubitiwe cyane hariya nk'uko tubyita mu Kinyarwanda, cyangwa se ko bahakubitiwe gusa, cyangwa se ko bahakubitiwe amasegonda 5. Umwe uzahamukubita amasegonda 2 bihite biza, undi bigusaba umunota cyangwa 2, usange iyo endurance yo kumara iyo minota 2 umugabo umwe ntayibasha. Urakubise byatangira gusa naho bitangira kuza, ukaba urarushye, uguye agacuho bivuyeho, uguye hariya, cyangwa se ukabura birekeye aho urahinduye ukoze ibindi bintu,
umupfubya mu kuntu ugahita ubihindura kandi byari bigiye kuza, cyangwa ugatangira kuhakubita igihe kitageze, ahubwo washoboraga kuza kuhakubita yamaze kugira ubwo bushake bwinshi cyane koko wahakubita bikaza, ariko ugatangira kuhakubita igihe kitageze, noneho ahubwo bigahita bimufunga burundu. Urumva, ntabwo ushobora kuvuga ngo kanaka ngo narakubise araza, kuhita uvuga ngo na kanaka ngagomba kuza, ngo nimba ngo kanaka we ntakubise ngo aze ngo ubwo ngubwo ngo afite ikibazo. Oya, buri muntu atandukanye n'uwundi. So ibyo wakubise kwa kanaka bigakunda, ntabwo ariko ugomba no kubikubita kwa kanaka. Kwa kanaka ugomba kubyitaho, ukamumenya, ukagenda buhoro. Mwarashakanye biri amahire, niba mwarashakanye ni ibintu byiza cyane, mufite igihe cyanyu cyose, igihe cyanyu cyo gukomeza kugerageza no kwiganaho. Kubwira ibanga nyamukuru ni rimwe. Kurikiza cyangwa se tega amatwi umugore wawe niba abasha kukubwira, kuko hari n'abagore batavuga, kuko usanga kuvuga biri kuderanje, cyangwa se ukavuga utagiye kuvuga ngo ntabwo naryohewe kuko ntangiye kumutegeka ibyo avuga. Ariko burya iyo umubwiye biba byiza, aho hagume, komeza ibyo bihindure, ibyo ngibyo ikibazo rero nuko hari igihe umubwira uti ibyo bigume, komeza ubigire gutyo, ibyo wibihindura, ariko ugasanga nawe bya bindi yari ari gukora udashaka ko ahindura, akaboko karananiwe cyangwa se ameze nabi. Burya nabo bakora akazi gakomeye cyane, my dear. Buriya tuguranye sinzi ko ushobora kugakora ngo gashobore, karakomeye. Agahita ananirwa rero, ugasanga birasaba gufata ka pose gato y'amasegonda nk'atanu cyangwa 3 ngo abanze akomeze kugukorera byende wamubwiraga. Ariko muri ayo masegonda afashe ya pose, nawe ukaburongeye rwose, bisubiye inyuma, bihise bimanuka mu kanya nk'ako guhumbya, kugira ngo akugereze handi wari utangiye kumubwira ngo komerezaho, ngo hagume. Ugasanga kuhagera ni intambara, kongera kuhagusubiza ni intambara, n'ubundi arajya kugera kuri ya revu yo kongera kuhagusubiza, noneho ka kaboko nanone kongeye kunanirwa. You know what I mean? Icyo nicyo kibazo nyamukuru kihaba. Nicyo kibazo nyamukuru kiba gihari, cyuko niyo wabashije kumubwira hari igihe atabasha kuguma gukora bya bintu biri butuma ugira ikintu ugeraho. Hanyuma kandi ikindi, niba mwakoze ibintu byanyu mumeze neza, muryohewe, murimo mubwirana icyo mushaka, icyo ushaka akakigukora, akagitindaho, akimuka akajya ku kindi, bikaryoha, bikaba byiza, mwishimye, mwamerewe neza, ayo mabura gasana kanga kuza, niba ataje murayashakaho iki? Murimo muragira ngo aze yongere iki kuri ibyo byishimo byiza cyane mwagize, kunyurwa, uwo mubano, iyo moma iri magique, kubera iki mujya kuyihindura ubusa hejuru yo kuvuga ngo amazi ntiyaje? Rero ni icyo ngicyo nashaka gutsindagira uyu munsi. Amazi ni akantu gato cyane, reka nkite gato cyane, ndabizi bamwe muravuga ngo reka ngo amazi ni ingenzi, shanga amazi ni ingenzi, cyangwa ukirirwa uganira n'abantu bakubwira ngo njyewe ngo ndayazana, ngo se ni gute utayazana. Abagore bakaganira ibiparu, wowe ukajyamo ugaceceka ukavuga se burya bose barayazana, bashuti banjye bose barayazana, burya n'ibyo utayazana. Wari uzi yuko hari igihe biganirira ibintu byose by'ibiganiro ntukazajya ubifata nk'ukuri. Wa wundi ukubwira ngo shango ngenda yafite pe, ngo ndayafite, wasanga nta nayagira ari inyuma yawe, we noneho nta n'ubobera agira. Ariko burya ikibazo nyamukuru ubundi cyakabaye ubobere kurusha kuba amazi. Ariko n'ubundi ubobere nabwo nubwo bushobora kuba ikibazo, ariko nabwo bufite igisubizo. Hari amavuta yabugenewe muri farumasi mushobora kugura mukakoresha. Hari ibintu byabugenewe bisanzwe biri naturel dukoresha nk'amacandwe, ibintu bitandukanye. So ntabwo nabyo byakagombye kuba ikibazo igihe cyose mufite ubushake kandi mwishimye muri kumwe munezerewe. Burya imibonano ihinduka mibi iyo buri gihe umuntu umwe atangiye gushaka kujya kureba ahandi uko bimeze, kandi uko waba umeze kose. Ntuzajye kwikiripabiliza ngo wishyiremo ibyaha ngo ngewe ngo umugabo wanjye agiye kunca inyuma kuko ntazana amazi. None se bakubwiye ko bazana amazi abagabo babo batigeze babaca inyuma? None se wari uzi yuko kuzana amazi atari byo bituma umugabo ataguca inyuma? Ntabwo ari byo bimufata, ntabwo ari byo bituma haguma. Ni ukuvuga ngo kuguca inyuma biri hirya kure, urebye ubundi biri hirya kure y'ubuzima bwawe bw'imibonano.
harimo abashobora kuguca inyuma bitewe n'ubuzima bwawe bw'imibonano mubanyemo, ariko akenshi ubundi bituruka ku bundi buzima bwo mu rugo, uko mubanye, uko mwitanaho, uko muhana keya, uko mwubahana, ugasanga utuntu nk'utwo, ariko ukanongeraho na za rukuruzi zindi ahura nazo aho anyuze hose. Umuntu aho anyuze hose rukuruzi ahura nazo, iyo ugize amahirwe ntagire izo ahura nazo nyine ntiyagenda kuko ntiyabona ikimukurura, ariko iyo ahura nazo nyine nabyo kuziresisita, harimo abaziresisita, harimo abo byanga, harimo uziresisita yakwenda gufatwa akaba arimutse agiye nko mu bindi bintu bigatuma yarukuruza atayigwamo. Hano mu isi duhura n'ibintu byinshi, sibyo? Ariko reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza, nkubuze ntukazajya uhora wishyira mu cyaha ngo ngewe simbasha kuzana amazi ngo ubihindure nk'aho ari icyaha cyawe, cyangwa se nk'aho ari ikirwara gikomeye. Banza kwanza wishyiremo ko wenda ari umugabo wawe ufite ikibazo cy'uko atazi kukugerereza ahantu, ariko kandi uwo mugabo nawe ntafite ikibazo kuko ntago afite icyo apimisha, nta gipimisha afite gituma avuga ngo ningeze ahangaha ngo umugore wanjye biracamo. Nawe ku rundi ruhande nubwo byakamuturutseho kuko ari we ufite izo tekinike z'ibintu agiye kugukorera, ariko nawe ntabwo ndi bumurenganye kuko nta gipimisha afite, sibyo? Ni ibintu biri aho biri complementaire. Ni ukuvuga ngo imibonano mwakagombye kujyamo having a fun. You are having fun, you are relaxing, you are in love. It's just something really very excellent, very good to enjoy. Noneho ako ka bonus k'ibyo bintu bindi muboneramo bizamo birimo n'amazi bikaza nyuma, ariko mutagiye mugiye kuyahiga nk'abagiye gushaka umwami Yesu. Ibihe byiza rero, nkwifurije gukomeza kuryoherwa n'urugo rwawe ndetse n'ubuzima bw'imibonano burugize n'ubundi bwose.